Ashimwe. Uyu munsi n'igihe basabye ngo mbaganirize ku nsanganyamatsiko iri mu Cyongereza ivuga ngo cost of irresponsibility in the leadership of a nation. Iri muri series tumaze igihe tuganiraho, series za cost of responsibility in leadership, cyangwa se umuntu ashatse kubishyira mu Kinyarwanda sorry, ikiguzi cyangwa ingaruka mbi zo kutita ku nshingano z'ubuyobozi, cyangwa se z'ubuyobozi butita ku nshingano. Twatangiranye na Major General Jerome Ngendahimana ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu yatuganiriye kuri cost of irresponsibility in leadership, biblical perspective. Mu kiganiro cye yatwibukije inshingano za leadership cyangwa se responsibilities of leadership. Agenda aduha imirongo myinshi yo muri Bibiliya izivugaho, hanyuma anatwereka n'ingaruka zo kutita kuri izo nshingano. Arangiza atubwira ko iyo leadership ibaye irresponsible cyangwa se ititaye ku nshingano zayo, ikivamo nta kindi ni uko haba chaos cyangwa akavuyo. Iyo niyo yabaye conclusion ye. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, Pastor Jean Gakwaya yatuganiriye kuri cost of irresponsibility of leadership in the church, cyangwa se irresponsibility of leadership of the church. Nawe yabanje kutwibutsa itorero icyo ari cyo, atwibutsa inshingano z'abashumba aribo leaders muri church, arizo muri rusange kwigisha abo ushumbye gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, ndetse no guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Noneho agenda areba ese izo nshingano abayobozi b'amatorero bazikora uko bakwiriye kuzikora. Iyo batazikoze uko bakwiriye kuzikora, bigira ingaruka yaje kuvuga mu Cyongereza ngo ziri devastating. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, mushiki wacu Evangeliste Salma Habib Nkusi yatuganirije kuri cost of responsibility of leadership of business. Nawe yatwibukije inshingano z'umuyobozi, by'umwihariko umuyobozi muri business, umuyobozi ufite business ayobora. Yibutsa ko businesses ari micro, small and medium enterprises zifatiye runini igihugu cyacu mu rwego rwo kugiteza imbere. Rero atubwira ko ingaruka mbi ziboneka iyo ubuyobozi bwa businesses bubaye bubi, nuko izo businesses zihomba. Iyo zihombye, abantu babura akazi, nabo bari batunze, ingo bari batunze cyangwa se n'abandi bafashaga nabo bagahungabana. Ndetse n'igihugu kikabura imisoro, ubwo no gutera imbere kw'igihugu kukaba gusubiye inyuma.
uyu munsi rero nk'uko nari maze kubivuga, bari basabye kuganira kuri cost of responsibility of leadership of a nation. Nubwo abatuganirijeho mbere bagiye bagira icyo babivugaho, umuntu arebye aya magambo y'iyi nsanganyamatsiko, icya mbere cost ni iki? Cost ubundi ni icyo utanga kugira ngo ubone ikindi. Ariko muri context y'iyi nsanganyamatsiko ni ukuvuga ngo ni icyo ubura iyo leadership yabaye irresponsible, cyangwa se irresponsibility ni ukutita cyangwa kudakora inshingano ufite kandi uzifitiye ubushobozi. Ndetse ubushize tuganira twasanze irresponsibility ari icyaha. Wowe wahawe inshingano, baziguhaye bakugiriye icyizere ko uzishoboye, hanyuma urazirangaranye. Yewe niyo waba utanazishoboye baziguhaye, ubundi ukwiriye kugira umuhati, ugashaka noneho ubushobozi butuma uzikora kuko bakugiriye icyizere. Rero kutabikora ni icyaha. Andi magambo y'icyongereza ari synonymous na irresponsibility ni recklessness, fakelessness, devil may care. Donc ni umuntu nyine uri biri hanze utagira icyo yita. Urumva rero ugize ibyago ukagira leadership imeze ityo mu gihugu, waba ugize ibyago bikomeye cyane. Ubundi leadership atanga definition bavuga ko leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Usually common iri beneficial, common goal iri beneficial, kuko hari n'abagira leadership yo kwachivinga a common goal iri destructive. Nkuko twabibonye abantu bari bafite leadership y'interahamwe, nabo bari bafite leadership, nuko gusa the goal bari bafite yari destructive. Reka noneho turebe nation ni iki. Ubundi iyo ugiye kureba muri dictionnaire, nation ngo ni abantu bahujwe nuko basangiye igisekuru, amateka, umuco, ururimi, kandi batuye mu gihugu gifite imipaka izwi. Iyo ibyo bintu byose bikoranye, mushobora kudahuza igisekuru kubera nyine muri nation hashobora kubamo abantu baturutse ahantu hatandukanye, ariko amaherezo you develop shared values, kumvikana kuri shared destiny, ibintu nk'ibyo noneho bikazatuma muba a nation, mukaba igihugu. Ikintu rero ndiho ntekereza, navuze nariko igihugu ubundi ni abantu badutse bashyiraho igihugu, ariko ntabwo ari ibyo. Buriya igihugu kiba mu mugambi w'Imana. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 na 27, haravuga ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Uwo ni 26. 27 ngo ibyo yabikoreye, ako nako nongeyemo, kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona
bakabakabye kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Akantu nashakaga kugarukaho ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye ibihugu, kuko hano baratubwira ngo ibihugu byose n'Imana yabishyizeho, amahanga yose n'Imana yayashyizeho, ariko the purpose ngo ni ukugira ngo tubashe kuyimenya. Iyo turebye nanone mu Itangiriro 15 umurongo wa 18 kugeza kuri 21, tubona ko Imana yahaye urubyaro rwa Aburahamu igihugu, inerekana n'imipaka yacyo. Donc ntabwo buriya igihugu Abisirayeli baje occupying eventually bapfuye kukibona gutya, ni uko Imana yari yabishatse kandi inababwira n'aho batarengaga, ibashyiriraho n'imipaka. Ariko sinyisomye iyo mirongo. Undi murongo nashakaga cyane kugarukaho ni uko mu Itangiriro 18 umurongo wa 18 na 19 tubona impamvu Imana yasezeranije Aburahamu kumuha igihugu. Reka mbasome. Aravuga ngo kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Uyu murongo wa 19 uravuga ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Aya magambo rero aratwereka neza ko Imana yaremye umuntu, imuha umwuka wayo, hari ayo ntasomye mwese murayazi, ndetse irema amahanga, iyaha n'ibihugu byo guturamo, ishaka ko bayimenya, bayikunda, bagirana ubusabane nayo, bayubaha kandi bakayihesha icyubahiro. Imana irema abantu, ikabaha amahanga, ikabaha ibihugu baturamo. The main purpose ni ukugira ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyubahe, dusabane nayo, tuyubahishe, tuyiheshe icyubahiro. Ku buryo kuri jye an ideal nation's vision yabimeze nk'iyi: to be a nation that loves, obeys, honors, glorifies and fellowship with God. Ufite igihugu gifite that as an ideal, ukagira leadership igerageza kujyana abiyoboye muri iyo ideal, waba ufite a very responsible leadership. Ikigaragara ni uko igihe cyose Imana yagiye iganiriza abantu, yagarukaga kuri ibi. Ibindi byose biza biri inyongera, biri secondary. Iyo umuntu atekereje, twari tumaze no kubivugaho, Imana ihamagara Aburahamu yasobanuye ko impamvu yamuhamagaye, impamvu yanavuze ko izamugira
ihanga rikomeye, ni ukugira ngo yigishe abana be kuyimenya, kuyikunda, kuyubaha, guca imanza zigororotse, ibintu nk'ibyo byose. Niyo turebye mu kuva, igihe Imana yazaga kwiyereka Mose kugira ngo imutume, ku murongo kuva igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, tubona ko Imana yaje ikabwira Mose ko yabonye umubabaro w'ubwoko bwayo mu Egiputa, yumva kuboroga kwayo bitewe n'ubucakara bari barimo, ikababazwa n'iyo mibabaro, none ikabije kubabohora ngo ibakure muri ubwo bucakara cyangwa uburetwa, ibajyane mu gihugu cyiza kinini kandi gitemba amata n'ubuki. Ariko iyo umanutse gatoya ku murongo wa 18 muri icyo gice cya 3, tubona Imana ibwira Mose ngo azajye kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bwe, kuko ishaka kubujyana. Ntabwo yabwiye Mose ngo azajye kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bwe kuko ishaka kubujyana mu gihugu cyiza kinini gitemba amata n'ubuki, ahubwo yaramubwiye ngo azabwire Farawo arekure ubwoko bwe bujye kumusenga, bujye gutamba ibitambo. Gutamba ibitambo bisobanura iki? Ni ukuvuga kwerekana urukundo, bakunda Imana yabo, kubaha bubaha Imana yabo, guhesha icyubahiro Imana. Ibindi by'uko gitemba amata n'ubuki biza as a consequence y'uko bakunze Imana, bayubashye, bayihesheje icyubahiro nyine. Niyo umuntu arebye mu byo Mose yagiye abwira ubwoko bwe, cyane cyane mu gutegeka kwa 2, yagiye ababwira ko nibakunda Imana, nibumvira amategeko yayo, bakayihesha icyubahiro, nayo izabana nabo kandi izabaha imigisha y'ubwoko bwose. Bazaba umutwe, ntibazaba umurizo. Cyane cyane iyo dusomye kuva gutegeka kwa 2 igice cya 28. Nanone kandi akababwira ati nimuba irresponsible, nimukora ibyo. Leadership iyobora abantu mu gukora ibyo, it is a responsible leadership. Ariko leadership itayobora abantu kumenya ko ari abantu b'Imana, ngo bubahe Imana, bayikunde, iba ari irresponsible kandi bigira ingaruka mbi. Mose yababwiye ingaruka zizaba nibareka kubaha Imana, nibayitera umugongo. Yewe no muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, Yesu yabwiye ubwoko bw'Isirayeli ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo,
nibwo ibyo byose nyine ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, ari imyambaro, ari amata n'ubuki, cya gihugu cy'amata n'ubuki. Amata n'ubuki twabigereranya na development, nibwo muzabyongerwa. Rero ikigaragara ni uko irresponsible leadership ibikwiriye kuyobora abantu ku Mana. Ndabona amasaha asa n'agiye. Ushobora no kubibona igihe Jetro yazaga gusura Mose, agasanga Mose akora ibintu byinshi, yaramubwiye ati wowe ibyo ukwiriye kwitaho ni ugushyikirana n'Imana, ukumva Imana icyo Imana ikubwira ku bwoko bwayo, hanyuma kandi ukabigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ngo ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Leadership first responsibility niyo ngiyo. Yewe no mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 turabona umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, turabona intumwa zivuga ko zikwiriye kwita ku by'ingenzi, ari byo gusenga no kuvuga ubutumwa, naho ibyo kugabura ntabwo ari byo by'ingenzi, ariko nabyo si ibyo kunegirija. Bikwiriye gushakirwa abantu buzuye umwuka wera n'ubwenge, bagasabwa kubikora. Rero nyine nk'uko nari maze kubivuga, first responsibility ya leadership of a nation ni ukutaruzinga iyo sayiti nyine yo kubaha Imana no kubahisha Imana. Kandi iyo tugiye kureba ingero nyinshi z'abami bayoboye Israel, usanga igihe cyose bayoboraga ubwoko bw'Imana mu kubaha Imana no kuyihesha icyubahiro no kuyikunda no gusabana nayo, fellowship n'Imana, bagiraga amahoro, kuko n'uwashakaga kubarwanya Imana yarabarwaniriraga akanesha, ibintu byose bikamera neza, zahabu ikamera nk'amabuye, ubukire bukaza. Ariko igihe cyose bateye umugongo Imana baraneshwaga, bagiraga bati. So icyo nashaka kuvuga, iyo leadership iruzinze that vision, that important vision, habaho ingaruka nyinshi. Habaho ingaruka nyinshi. Ubwoko bwa Israel ho bwaje no kugera naho Israel isenywa, bajyanwa mu bunyage i Babuloni mu gihe cya Nebukadineza, igihe ku ngoma ya Yehoyakimu, Nebukadineza yaje gusenya Yerusalemu, atwara abantu abajyana i Babuloni. Nashatse kwensista cyane kuri vision, ku cyerekezo ubuyobozi bukwiriye kuba bufite, kuko icya mbere n'ubundi
inshingano nyamukuru ya leader cyangwa na leadership niyo gushyiraho icyerekezo. Kuko iyo hatari icyerekezo, iyo hatari vision, ngo the people perish, cyangwa se bikorera ibyo bashatse. Ubundi umwanya ari munini, nagafasha umwanya noneho nkagenda ndeba n'izindi nshingano leadership iba ifite, ari communication, ari motivating leaders, ari caring for people you lead, n'ibindi nk'ibyo. Noneho nkagenda nerekana iyo ibyo bibuze, iyo a leader atakoze ibyo, ingaruka zimera ziti. Iyo udafite ethical leaders bimera gute? Iyo leaders bari self-serving, ubundi a leader arangwa, a true leader arangwa no kwita ku bayoboye no gushyira interest z'abayoboye imbere, kuruta kwisavinga. Iyo ibyo bibuze bimera gute? Twese twakuze turabibona, cyane cyane ko dutuye hafi y'igihugu cyitwa Kongo. Ibintu birazamba. Sinzi niba muherutse kubona inyandiko yigeze gutembera berekana salaries z'abantu bakora muri presidence kwa Tshisekedi na za primature n'iki. Berekanaga ko bari nka 70% of the budget ya Kongo ishirira muri abo bakozi. Berekana nyine nko muri presidence ya Tshisekedi habamwo advisors 1,100. Advisors harimo senior advisors bahembwa 75,000 by'amadolari ku kwezi. Ordinary advisors bahembwa 45 ku kwezi. Muri primature naho nuko. So urumva ubundi leaders, real leaders eat last. Hano rero irresponsible leaders eat first. Ntibagire n'icyo basigira abo bayobora. And the result is what you see in Congo. Ni chaos nyine, ntabwo igihugu gishobora gutera imbere. So ndabona amasaha agiye, reka ndekera aho ngaho. Imana iduhane umugisha. Murakoze.